Welcome to the channel. Inzira ya Christ Bible. Let's go. Kuki Dawidi yiswe umugabo ukunda Imana nk'uko umutima wayo uteye? Ushobora kwibaza impamvu Dawidi yari umuntu ukomeye cyane mu maso y'Imana. Niki cyamugize uwihariye kurusha abandi bantu bavugwa muri Bibiliya? Guma hano kugeza ku musozo kugira ngo umenye byose neza. Inkuru ya Dawidi itangirira mu buryo bworoshye cyane. Yari umwana wa Yese, umuto muri bose, umushumba ukomoka i Bethlehem. Icyo gihe kuba umushumba ntibyafatwaga nk'akazi k'icyubahiro, byari bivuze kumara umwanya munini wenyine uri mu gasozi uragiye intama. Ariko muri ibyo bihe byose byo kuba wenyine, Dawidi yakomeje kubaka umubano wihariye wimbitse cyane n'Imana. None se niki cyatumye Dawidi arushaho kugaragara nk'uwihariye? Reka turebere hamwe. Icyo gihe umwami Sawuli niwe wari utegeka Isirayeli, ariko yari amaze kubura ubutoni mu maso y'Imana. Bibiliya ivuga ko muri 1 Samweli 13:14 hati, ariko none ubwami bwawe ntibuzakomera, Uwiteka yishakiye umuntu ukurikiza umutima we. Aha niho Dawidi yinjiye mu rugamba rw'amateka. Ninde Dawidi? Dawidi yari umuto mu bana ba Yese, umushumba usanzwe. Ntiyavukiye mu muryango w'igikomangoma cyangwa abakire. Yatangiye ubuzima bwaragiye intama mu gasozi, atuje kandi atazwe. Ariko dore igitangaza, ubwo Sawuli yari akiri umwami, umuhanuzi Samweli yaje kwa Yese maze asiga Dawidi amavuta amutangaza nk'umwami uzasimbura Sawuli. Tekereza kuba umuntu byari bimeze gutyo, umunsi umwe ari mu murima aragiye intama, ejo ukabwirwa ko uzaba umwami w'Isirayeli. Ibi byose byatangiriye mu mutima wa Dawidi, umutima wicisha bugufi, wumvira kandi ushaka gukora ibyo Imana ishima. Nicyo cyatumye Imana imwita umugabo ukurikiza umutima wayo. Uwo muhungu w'umushumba yari agiye kuba umwami. Icyo gihe Abayisirayeli bari mu bihe bikomeye cyane n'abaturanyi babo b'Abafilisitiya. Umunsi ukomeye warageze ubwo intwari y'Abafilisitiya yitwaga Goliyati yatangiye gusuzugura Abayisirayeli, akabaseka cyane. Yaravuze ati, nimunyoherereze intwari yanyu dukirane, nintsinda muzadukorera, ariko nintsindwa twebwe tuzabakorera namwe. Bose baratinye, nta n'umwe watinyutse guhaguruka usibye Dawidi. Nubwo yari muto, Dawidi yaravuze ati, nanjye ndashaka kubikora. Kandi dore ikibabaje, nta n'intwaro zikomeye yari afite. Yafashe umuhunda n'ibuye rimwe maze arasa Goliyati aramutsinda. Ariko se niki cyari gitangaje kuri Dawidi? Nubwo atarakira umwami, ntibyari imbaraga ze z'umubiri, kandi si no kuba yaravukiye mu muryango w'ibikomangoma. Ahubwo igihe umuhanuzi Samweli yoherezwaga n'Imana gusiga umwana Yese amavuta ngo abe umwami, Dawidi yabanjwe kwirengagizwa. Abavandimwe bakuru bose barabanjirijwe. Ariko nyuma y'ibyo byose ntihashimye n'umwe muri bo. Imana yabwiye Samweli iti, nturebe isura cyangwa uburebure bwe, kuko namwanze. Uwiteka ntiyareba nk'uko abantu bareba. Abantu bareba iby'amaso abona, ariko Uwiteka areba mu mitima. Tubisanga muri 1 Samweli 13:7. Aha niho twumva ikintu cy'ingenzi cyane. Iki cyari mu mutima wa Dawidi. Dawidi yari afite ukwizera gukomeye no kwiringira Imana, bitandukanye cyane n'ubwumve buke bwa Sawuli. Itekerezeho, uyu mwana muto ahagaze imbere y'igihangange cy'intwari ifite intwaro zose, wafite umuhunda n'amabuye make gusa. Ariko wumva amagambo ye, Uwiteka yankijije mu nzara y'intare no mu nzara y'idubu, azankiza no mu kuboko k'uyu Mufilisitiya. Tubisanga muri 1 Samweli 17:37. Iyo Dawidi yavuze ntibyari kwishyira hejuru, ahubwo byari ukwizera. None reka tuvuge ku kwihana. Abantu benshi muri Bibiliya barihanaga cyane igihe bakoze icyaha, ariko niki cyatumye Dawidi atandukana nabo? Nuko atari gusa kuba Dawidi yihangana, ahubwo yari afite umutima wicisha bugufi, wicuza by'ukuri kandi ushaka gusubirana n'Imana mu buryo bwimbitse. Nuko yihanaga, uburyo Dawidi yihanagamo bwari bwihariye cyane, bwari buvuye ku mutima kandi bw'ukuri. None si ibi bitwigisha iki kuba umuntu ukurikiza umutima w'Imana? Ese bisobanura kuba umutagatifu utagira ikosa? Oya rwose, kuko Dawidi yari kure cyane ku kuba atunganye. Ahubwo bisobanura imyemerere y'umutima, umutima ushaka Imana by'ukuri, uwemera amakosa ye adahisha ibyaha byiwe, kandi ushaka kubaho mu buryo bujyanye n'ubushake bw'Imana. None si iyo twibajije ku buzima bwacu, ntibyaba byiza natwe tukibaza tuti, ese dufite umutima umeze nk'uwa Dawidi? Dushyira imbere isura y'inyuma gusa cyangwa ibihishwe mu mutima wacu? Twihutira kwirekana no kwikiza amakosa yacu, cyangwa turashaka kubabarirwa no guhindurwa nk'uko Dawidi yabigenzaga? None se kuki Imana yagombaga guhindura, igakuraho Sawuli igashyiraho Dawidi? Kandi kuki yari yaramwise gutyo umugabo ukurikiza umutima wayo? Inkomoko y'ibi byose iri mu cyifuzo cy'Abisirayeli. Nicyo Imana yashakaga. Mu ntangiriro Abisirayeli baravuze bati,
tugirira umwami nk'uko andi mahanga yose afite umwami. Rimwe Samweli 8:5. Bari bayobowe n'irari ryo kugira nk'abandi, ntibashake kumenya niba ibyo basaba koko ari byiza kuri bo. Bashakaga umwami w'inyenyeri utangaje, ubutandukanya ku buryo babashaga kuvuga ngo natwe dufite umwami. Ni nk'uko umuntu ashobora gushaka ikintu kuko abandi bose bagifite, atazirikana niba koko ari cyo kimuha ibyiza nyakuri. Nicyo cyatumye Imana ibaha Sawuli, umugabo muremure mwiza w'icyubahiro mu maso y'abantu. Mu buryo bwa muntu, Sawuli yari ibikoresho byiza igihugu cyari gifite, ariko dore aho byagenze nabi. Sawuli ntiyubahirije amabwiriza y'Imana, yakoze amakosa akomeye cyane, nko kutategereza umuhanuzi Samweli, akiyemeza gutamba igitambo ku giti cyiwe, ibintu Imana itari yaramuhereye uburenganzira bwo gukora. Rimwe Samweli 13:8-14. Aho niho Imana yavugiye ko ubwami bwa Sawuli butazakomera, kandi ko yishakiye umuntu ukurikiza umutima wayo. Uwo ni Dawidi. Ibi bitwigisha ko Imana idashimishwa n'imyambarire y'inyuma cyangwa icyubahiro cy'isi, ahubwo ireba umutima ushaka kuyumvira, ukayikunda kandi ukemera kuyoborwa nayo. Imana tuyishimiye ibyo yakoreye Abayisiraheli. None dore igice gishya cy'inkuru ya Dawidi gikomeye cyane kuko cyahinduye ibintu byose. Abayisiraheli bari bashatse umwami nk'uko andi mahanga yose yari afite umwami, ariko Imana yo yashakaga umwami ukurikiza umutima wayo. Ni nk'aho Imana yari ibabwiye iti, mwebwe mwashatse umwami ubashimisha, mwitaye ku byo mubona ku bandi, ariko njye ndihitiramo umwami unshimisha nshingiye ku byo mbona mu mutima we. Aha ni naho Dawidi atandukaniye cyane na Sawuli. Sawuli yari umusore w'inyenyeri muremure kandi mwiza, byose byagaragariraga amaso, ariko Dawidi we yari umushumba muto utarafashwe nk'uwakwitwa umwami. Icyakora Imana yabonaga ikiruta ibyo amaso y'abantu abona, umutima. Icyo niyo isomo rikomeye kuri twebwe, si isura y'inyuma cyangwa ibyo abandi bakora bituma tuba b'ingenzi imbere y'Imana, ahubwo ni umutima. Niba twiteguye gukurikiza inzira yayo, nubwo bidakundwa cyangwa bidahura n'iby'isi ishaka. None se kuba umuntu ukurikiza umutima w'Imana bivuze iki? Iri ni ijambo rituma umuntu atekereza cyane, sibyo? Ni nko kugerageza gutunganisha umutima wawe ku murongo umwe n'umutima w'Imana, nk'uko radiyo itunganywa kugira ngo ifate neza amajwi ya sitasiyo imwe. Ariko bivuga iki mu buryo bwimbitse? Icyambere ni ugukora ibyo Imana ishaka. Ni nko kumenya ibyo inshuti yawe ikunda, ugakora ibyo kugira ngo umubone yishimye. Ku Mana ibyo bishimisha ni ukuyumvira, gukunda abandi, kubaho mu kuri, mu butabera n'impuhwe. So kubaho gusa wirinda ikibi, ahubwo ni ugushaka gukora icyiza ku bushake. Reba Dawidi, uwo mushumba muto wabaye umwami, ntiyari umuntu utunganye, yakoze amakosa menshi, ariko yageragezaga kubaho mu buryo bushimisha Imana, kandi yakundaga kuyigarukira igihe cyose yacumuraga. Kandi Imana ubwayo yarabigaragaje. Muri rimwe Ngoma 28:4, Dawidi yaravuze ati, nyamara Uwiteka Imana ya Isirayeli niyo yantoranyije mu muryango wose wa data, kugira ngo mbe umwami wa Isirayeli iteka ryose. Uko yatoranyije Yuda abe umutware, umuryango wa Yuda atoranya inzu ya data, kandi ndi mu bana ba data ashima ko mba umwami wa Isirayeli yose. Ibi byose bigaragaza ko Imana yishimiraga Dawidi, ariko kubw'imbaraga ze cyangwa kubw'ubwiza bwe, ahubwo kubw'umutima wizeraga, wicishaga bugufi kandi ukunda Imana by'ukuri. Tekereza ibyo, mu bantu bose bari muri Isirayeli, Imana yari ifite Dawidi urukundo rwihariye. None se kuki? Ni nk'uko se akunda abana be bose, ariko akagira umubano wihariye n'umwe muri bo, kuko basangiye uburyo bwo gutekereza, indangagaciro cyangwa uko babona isi. Sibyo by'akarengane cyangwa ivangura, oya, ahubwo ni iby'ijwi ry'umutima. Umutima wa Dawidi wahuzaga n'uw'Imana mu buryo bwihariye kandi budasanzwe. Iyo tuvuga kuba umuntu akurikiza umutima w'Imana, ntibivuze gusa kumvira amategeko yayo, bisobanura kurushaho kubaka umubano wimbitse n'Imana, aho ibyifuzo by'umutima wawe bihura n'iby'Imana. Ni nko kubaza umutima wawe uti, ibintu ndi guhurigiraho, ibyo nshishikariyeho, ese bihura n'iby'Imana ishima? Ibikorwa byanjye, ibitekerezo byanjye n'uburyo ubuzima bwanjye bugenda, ese byose bihurira ku mutima w'Imana? Mu by'ukuri kuba ukurikiza umutima w'Imana bivuze guharanira kubaho mu buryo bugaragaza urukundo rw'Imana, indangagaciro zayo, ibyo ishaka, no kugira umubano wihariye n'Imana, aho umutima wawe utekana ku murongo umwe n'uw'Imana, nk'uko indirimbo ibyinira ku murishyo umwe. Ariko nubwo Dawidi yari uwo nguwo Imana yakundaga cyane, ntiyari umuntu utunganye, yakoze amakosa akomeye, harimo icyaha cyo gusambana na Batisheba, kuryamana mu bundi buryo, umugore w'undi mugabo witwaga Uriya. Ariko ikigaragaza ubwiza bw'umutima wa Dawidi nuko yemeye amakosa ye kandi yihana by'ukuri, asaba Imana imbabazi.
yaravuze ati nakoze icyaha imbere yawe Mana. Muri Zaburi 51:4 Imana mu bintu by'imbabazi byayo yaramubabariye ariko imusigira isomo rikomeye. Bitwereka ko kuba umuntu ukurikiza umutima w'Imana ntibivuga kuba utagira intege nke, ahubwo bivuga kuba ufite umutima ushaka gukosorwa, wicisha bugufi kandi ushaka kuguma mu rukundo rw'Imana. Batisheba, umunsi umwe umwami Dawidi yabonye umugore witwaga Batisheba, umugore w'undi mugabo arimo koga, maze aramwishimira cyane, ariko ntihagarariraga aho ngaho. Dawidi yaryamanye nawe, nyuma y'igihe gito Batisheba asama inda. Twarabibabwiye mu kiganiro cy'ubushize. Dawidi agira ubwoba ko icyaha cye kizamuvumburwaho, atekereza amayeri yo kugihisha. Ahamagaza Uriya umugabo wa Batisheba ava ku rugamba kugira ngo agaruke iwe yibwire ko inda ari ye. Ariko Uriya kubera ubudahemuka bw'ubutwari yanga kuryamana mu rugo kugira ngo bagenzi be batarangiza urugamba bari bonyine. Dawidi yabonye uko ibyo bitakunze, afata icyemezo kibi cyane kigayitse, ategeka Uriya ashyirwa imbere mu murongo w'intambara nk'uko twabivuze mu kiganiro kiri imbere, ikaze cyane ku buryo bari bumwite kugira ngo ahicirwe apfe burundu. Uko Uriya namara gupfa, iyi nkuru iteye ubwoba y'irari, uburiganya n'ubwicanyi. Ariko nubwo Dawidi yakoze icyaha, Imana ntiyamuhannye. Kuki? Icyo kibazo kirakomeye kandi gituma umuntu atekereza ko kuri kamere y'Imana yo kubabarira. Bibiliya igaruka kenshi ku mbabazi z'Imana no ku bushake bwayo bwo kubabarira no gusana aho abantu batsinzwe. Nk'uko byanditswe mu gitabo cya Ezekiel 18:23 haranditse ngo, mbese nishimira urupfu rw'umunyabyaha? Nuko Uwiteka Imana ivuga, oya, ahubwo nishimira iyo aretse inzira ze mbi akabaho. Ibi bitwereka ko umutima w'Imana uganisha ku kubabarira no kugaruka ku bantu ku mbabazi zayo, si uko kubahana gusa. Dawidi yamaze kumenya uburemere bw'ibyo yakoze, yihana by'ukuri, yicishije bugufi imbere y'Imana kandi araturika ararira cyane icyaha cye, asaba imbabazi avuga ati nakoze icyaha imbere yawe Mana. Tubisanga muri Zaburi 51:4. Imana yaramubabariye ariko ntiyamukijije ingaruka z'ibyo yakoze. Nyuma y'icyo cyaha, umuryango wa Dawidi wahuye n'ibigeragezo bikomeye cyane, amakimbirane, ubwicanyi n'akaga kari intandaro y'ibyo yakoze. Bityo rero inkuru ya Dawidi ni isomo rikomeye ry'imbabazi no kwigobotora. Itwigisha ko nubwo twaba twakoze amakosa akomeye, igihe cyose tugarutse ku Mana tubikuye ku mutima, iratubabarira. Ariko kandi itwibutsa ko imbabazi z'Imana zidahita zisiba ingaruka z'ibikorwa byacu. Nyuma y'ibyaha bye byo kuryamana na Batisheba no kwica Uriya, umuhanuzi Natani yaje imbere ya Dawidi amucyaha mu izina ry'Imana, akamwibutsa Imana ibona byose kandi ko icyaha gikwiye kwihana atari uguhishwa. Icyaha cya Dawidi nticyari icyaha cy'ikirenga, kuko yagarutse ku Mana afite umutima wicisha bugufi wihanagamo by'ukuri. Ibi ni ibintu bitangaje kuri kamere y'Imana, ubushake bwayo bwo kubabarira igihe tugerageze tubikuye ku mutima tukihana ibyaha kandi dushaka guhinduka by'ukuri. Icyaha cya kabiri gikomeye cya Dawidi ni ugucira abakuru b'Abayisiraheli imibare. Reba 2 Samweli 24, byasa nkaho nta kibazo, ni ukubara abantu gusa, ariko mu byo yakoze icyaha cya Dawidi cyari ukwishyira hejuru no kubura ukwizera kw'Imana. Byasaga nkaho kumenya umubare w'intambara afite ari nko gutekereza reba ibyo nagezeho, aho kwibuka ko ari Imana yabyubatse. Imana ntiyishimiye kandi ingaruka zari zikomeye. Icyorezo cyahitanye benshi muri Isiraheli, ariko nubwo hari icyaha, Imana ntiyaretse Dawidi. Ibi biratangaje cyane, sibyo? Icyaha cya gatatu ni ukutita ku nshingano ze nk'umubyeyi, bituma umuryango we ugera mu mahane n'ibibazo. Reba 2 muri Samweli 13:18, umwana we Amnon yarokoye umuvandimwe we Tamari, igitsina kandi wa Dawidi, nubwo yari afite umujinya. Umuvandimwe wa Tamari, Abisalom, yafashe inzira y'ubutabera bwite, yicishije Amnon hanyuma akanyuranya na Dawidi, bitera intambara y'imbere mu gihugu. Kutagira icyo Dawidi yakoze hamwe n'imicungire mibi y'umuryango we byateje akaga. Ariko nibi byose byabaye, Dawidi yakomeje kwitwa umugabo ukurikiza umutima w'Imana. Niki cyamuhesheje iri zina ry'icyubahiro? Dawidi nubwo yari afite intege nkeya n'amakosa akomeye, yarazwi nk'umuntu ukurikiza umutima w'Imana. Ibi ni byiza cyane kuko bitwigisha byinshi ku kwizera, kwihana n'imbabazi z'Imana. Kumenya impamvu Dawidi yiswe umuntu ukurikiza umutima w'Imana bituma dutekereza cyane ku cyo umuntu aba kirangwa nacyo mu maso y'Imana. Ntibivuga gusa ibyo akora, ahubwo ni umutima uri imbere mu mutima we. Icyizere cya Dawidi, icyambere Dawidi yari yizeye Imana by'ikirenga. Tekereza inkuru ya Dawidi na Goliyati, 1 Samweli 17. Yari umwana muto ariko yari afite ukwizera kutagereranywa, akizera ko Imana izamurengera ku rugamba atitaye ku gihangange cye.
Dawidi umushumba muto yafashe icyemezo cyo guhura n'intwari ikomeye. Abantu benshi bari gutekereza bati nta mahirwe afite rwose, ariko Dawidi yavuze ibintu bitangaje. Uwiteka wankijije mu nzara y'intare no mu nzara y'idubu, azankiza kandi mu maboko y'uyu Mufilisitiya. Twabisanze muri 1:17-37. Ntibyari gusa ubutwari, yizeraga by'ukuri ko Imana izamurengera. Inkuru ya Dawidi na Goliyati, urugero rukomeye rw'ukwizera kwe gukomeye. Yahoraga yizera ko Imana izamurinda niyo ibintu byaba bikomeye cyane. Dawidi yakundaga amategeko y'Imana, si ukuvuga gusa ko yayakurikizaga, ahubwo yayakundaga by'ukuri. Ibi tubibona muri Zaburi byari byaranditswe na Dawidi. Urugero, Dawidi avuga ati nkunda amabwiriza yawe kuko nayakunze, ntekereza ku mategeko yawe. Zaburi 119:47-48. Ntibyari gusa gusoma amagambo y'Imana, yatekerezaga kuri ayo mategeko igihe cyose, kandi yakundaga iby'Imana ivuga mu mutima we. Dawidi yari inyangamugayo kandi w'ukuri. Inkuru yitwereka ko akazi ke k'ibanze yari ugucunga intama z'umuryango. Nubwo batamwubahaga cyane, yakoraga akazi ke neza kandi yicisha bugufi, kugeza igihe Imana yohereje Samweli kumusiga amavuta mu rugo rwa se. Dawidi yari umwana wo kwizerwa kandi wiyemeje. Ntibikwiye gusuzugura akazi kacu ka buri munsi, kuko Imana ishobora kugakoresha. Uwo muntu wiyemeje mu buryo bukomeye mu bwayo, igihe cyose yitanga neza, nk'uko se wacu w'Imana ahora ashaka abakozi babitanga, abagira neza abana be, bakuzuza imigambi ye kandi bagateza imbere isi. Ni ngombwa ko tugira umutima nk'uwo nguwo. Abantu bashoboraga kwiyoberanya bagashaka gushimisha abandi, ariko ibi ntibishobora gukunda ku mubano wacu n'Imana. Nta n'umwe ushobora kwiyoberanya ngo yinjire mu mutima wayo. Kuvuga ibintu byiza biroroshye kandi bihendutse, ariko ibikorwa byacu byiza ntibyitangira Imana, nibyo bishyira imbere ejo hazaza heza kandi h'icyubahiro. Niba dushyira umutima nk'uwa Dawidi, amaso yacu azahora yiteguye kubona amahirwe yo kuba umugisha aho kuba umutwaro ku bandi. Dawidi yafashe umwanya we w'inshingano akarinda Abayisiraheli batagira kivugira bitewe ubwoba n'igitutu cya Goliyati. Ntibivuze ko kuba umuntu w'inshingano bisaba gucunga intama nk'uko Dawidi yabikoraga, ariko biradusaba kuzamura agaciro k'umuryango wacu, kuko ari uburyo bwiza bworoshye bwo kwirinda kugwa mu bintu bizatuma twicuza. Igihe kimwe Dawidi yagerageje kwitwararika nabi kandi agira kwiheba bikomeye. Ni igihe yari yatakoze ibyo akwiye gukora, aho guhagarara akomeye hamwe n'ingabo ze. Akazi kacu kandi kagira agaciro ku muryango kandi gatuma tugira icyubahiro. Dawidi yatoje impano ni Imana yamuhaye. Bisobanura ko yafataga umwanya wo guhura no kunoza impano ye y'umuziki. Niyo abandi batarabimenyaga ko ari intwari ikomeye mu rugamba, yari yaramenyekanye kubera ubuhanga bwe. Ubwo Samweli umwami Sawuli yari afite ibibazo byo mu mutwe, yasabye umuhanzi w'umuhanga kuza mu nzu y'umwami agashyira ingoma y'inanga kugira ngo ikureho umwuka mubi, bityo agasubirana amahoro ye. Uwatoranyijwe yari Dawidi. Dawidi ntiyishingikirije gusa ku mpano y'ikirenga yari afite, yazinoze yabinyujije mu mwitozo, akoze ubushobozi bwe kugira ngo bibe ubuhanga bw'ukuri. Imana ikunda gushishikariza imitima yacu kureba uko ihagaze, hanyuma ikadukoresha nk'ibikoresho byayo igihe twaba twaratorezwe neza. Yabonye umugabo ukurikiza umutima wayo, umwizera, wicisha bugufi kandi w'umunyakuri, niyo yaba azagera ku mwanya uwo ari wo wose. Ibyanditswe muri Zaburi 89:19-37 biduha ishusho y'uko Dawidi yari umugabo w'umunyabubasha, afashijwe cyane n'Imana yamukundaga, maze kuvuga mu nzozi zanjye ku bakiranutsi bawe nti ndagiriye umunyabubasha inkunga, nimuhe imbaraga kugira ngo abe intwari y'Abayisiraheli. Naramushyize hejuru, naramutoranyije umwe mu bantu. Nabonye Dawidi umugaragu wanjye, ndamusiga amavuta yanjye yera, kandi intoki zanjye zizamushimangira kandi zimukozeho ibiganza byanjye byose n'umutwe wanjye uzamushimangira. Umwanzi ntazamutwara ku mutwe, kandi umunyabyaha ntazamunesha icyubahiro cyangwa ngo akimwaga ngo amutere isoni. Ibi byose birerekana uburyo Imana yifitemo gahunda ikamushyigikira Dawidi bitewe n'ubumuntu bwe, ukwicisha bugufi, ubushobozi bwo kwitanga n'ukwizera kutagira amakemwa. Imana yaravuga ati nzamushyira imbere abamurwanya kandi nzatsinda abamugirira nabi. Ukwizera kwanjye n'imbabazi zanjye bizahinduka, bizamubana nawe, kandi mu izina ryanjye igikurikiyeho kandi kizashyirwa hejuru. Imbaraga nyinshi n'ubutunzi bizamuhabwa. Dawidi ntiyiswe umugabo ukurikiza umutima w'Imana kubera impamyabumenyi ziwe cyangwa ibyo yabashije gukora,
Dushobora gukomeza gusobanura impamvu Dawidi yakwiye kwitwa umuntu ukurikiza umutima w'Imana, ariko ubuzima bwe buduha isomo rikomeye cyane. Nta kintu na kimwe dushobora gukora ngo tubone ineza y'Imana. Ni Imana yonyine ishobora kuduhuza n'umutima wayo, kandi ibi nibyo byagombye kuba ari icyifuzo gikomeye cya buri wese. Ese wifuza kuba umugabo cyangwa umugore ukurikiza umutima w'Imana? Inkuru nziza ni uko Imana izaha uwo mwanya uwo muntu wese ushaka gukurikiza amategeko yayo. Dawidi yashimye Imana cyane, nta mpamvu zose z'ubuzima bwe, byaba byiza cyangwa bibi, Dawidi yihanganiraga kandi agakomeza gushimira Imana. Yaragize ati, nakarabye intoki zanjye n'ubusugi, ngenda ku murambo wawe mwami, ndavuga iteka ryawe kandi nkavuga ibitangaza byose wanyeretse. Tubisanga muri Zaburi 26:6-7. Ni nko kuvuga nti Mana, nta mpamvu ndagushimira kuri byose ukora. Uko kwitwara ni nk'igisobanuro gikomeye cyo gushima no kubaha Imana, sibyo? None se kuki Dawidi yiswe umugabo ukurikiza umutima w'Imana? Suko yari intungane cyangwa ntiyakosaga na rimwe? Ibyo ntibyari kugera na gato. Dawidi yari umuntu ukurikiza umutima w'Imana kubera kwizera kwe gukomeye, urukundo rwe ku mategeko y'Imana, gushima kwe bihoraho, uburyo yihanaga by'ukuri igihe yakoze amakosa. Tekereza kuri ibi bintu byiza rwose. Bitwereka ko kuba umuntu ukurikiza umutima w'Imana atari ukudakosa, ahubwo ari ukuntu ubaho mu kwizera, ukarinda amagambo y'Imana mu mutima, ugashima buri gihe kandi ukakira neza igihe cyose, ugasaba imbabazi igihe wabeshye. Ubuzima bwa Dawidi budutoza ko nta kibazo kuba tudatunganye igihe cyose umutima wacu ukomeje kwerekana Imana. Nk'uko byagenze kuri we, Dawidi yiswe umugabo ukurikiza umutima w'Imana kuko yari uwizera Imana, ayikunda cyane, yihanaga vuba igihe yayibagiwe, kandi yari umunyangamugayo kandi ashima Imana. Ubuzima bwe bwari ivangavange ry'intsinzi n'amakosa, ariko umutima we wahoraga uhindutse ku Mana. Si ibyo gusa, ibi ni igitekerezo cyiza cyo kwifuza kugira ngo umutima ujyana na Mana, ku buryo iyo duhura n'ibigeragezo tuguma twizera, dukunda, twihana kandi dushima. Uko ibi bidukora muri iki gihe, inyigisho nyamukuru nuko Imana yita ku mutima wacu kurusha ikindi kintu cyose. Ubuzima bwa Dawidi butwigisha ukwizera, kwicisha bugufi n'ukuntu twihana by'ukuri bigaragara. Izi si inkuru zashize gusa, ni amasomo y'uburyo dukwiye kubaho muri iki gihe. Ni kuki bifite agaciro kuri twebwe? Si ukubwirwa inkuru gusa cyangwa gushaka gutera impaka, ni ukumenya icyo Imana iri kutubwira mu by'ukuri no kureba ukuntu twabishyira mu bikorwa uyu munsi. Kuba Dawidi yaritwaga umugabo ukurikiza umutima w'Imana si ijambo ryiza gusa ryabonetse muri 1 Samweli 13:14, ahubwo ni ukuri kurambye kuri kamere ye, ku muntu yahuye n'ubuzima bwe agahuza n'umugambi w'Imana. Tekereza kuri Isiraheli yashakaga umwami, bagashaka kuba nk'abandi bose, ariko Imana ntiyashakaga ko tugendera ku byo abandi bakora gusa. Yashakaga kudukurikiza umugambi wayo mu gihe cyayo. Si ibintu bigezweho cyangwa byamamaye gusa, ibi ni byo Imana ibona bikwiriye. Iyo Isiraheli yasabaga umwami, byari nko kwanga igihe cy'Imana n'ubuyobozi bwayo. 1 Samweli 8:7. Bashakaga ibyo bifuza ku kanya, ariko inzira y'Imana iratandukanye. Ntitubona umugambi wose icyarimwe. Imana iradusaba kuyizera no gutegereza igihe cyose. Imana yatoranyije Dawidi kuba umwami kuko umutima we wari witeguye kandi ujyanye n'umutima w'Imana. Uyu munsi iri ni isomo rikomeye kuri twebwe, kwicisha bugufi, kwizera no gutegereza umugambi w'Imana aho kwihutira gahunda zacu. Dawidi yakoze amakosa rwose, ariko yahoraga agaruka ku Mana. Ibi ni isomo rikomeye kuri twebwe, si ukudakosa na rimwe, ahubwo ni ukuntu twitwara igihe dukosa. Ese tugaruka ku Mana twicishije bugufi kandi ku mutima w'ukuri? Muri iki gihe biroroshye kwibanda ku byo abandi bakora cyangwa ku byo isi ibona nk'intsinzi, ariko inkuru ya Dawidi itwibutsa ko ikintu cy'ingenzi ari ukugira umutima ujyanye n'umutima w'Imana. Ese turimo kubaho dukurikije umugambi w'Imana igihe cyayo, cyangwa turimo gushaka gusa kubaho nk'abandi bose? Bityo inkuru ya Dawidi ntisobanura gusa umwana w'umushumba wabaye umwami, ahubwo isobanura kumva no kubaho umugambi w'Imana, kwizera igihe cyayo no guhora dutegereza umutima wacu ku Mana nk'uko Dawidi yabikoze. Kumenya umutima w'Imana kuri wowe, kumenya umutima w'Imana kuri twebwe ni nko gufungura ibanga ry'umutima bwuzuye. Ntibivuga gusa kumva iby'Imana ishaka kuri twe, ahubwo ni ukumva ubusabane bwimbitse n'urukundo rwayo n'imigambi ifitiye ubuzima bwacu. Icyambere, kumenya Imana binyuze kuri ku mwana wayo ni ingenzi. Kubera iki? Kuko binyuze kuri Yesu niho tubasha kumva by'ukuri uw'Imana uwo ari we n'ibyo igamije. Ni nko kugira umurongo w'itumanaho.
ritaziguye no kumenya umutima w'Imana. Iyo tumenyanye n'Imana hari isezerano ry'intsinzi y'umutima wacu. Si ibyo gusa n'intsinzi y'isi cyangwa ubuzima bworoshye, ahubwo n'intsinzi yuzuye mu mutima wacu. Imana yatekereje kuri twebwe mbere yuko dutangira kuyishaka. Ibi biratangaje, sibyo? Ibi twereka ku rukundo n'umugambi w'Imana bitaterwa n'ibyo dukora cyangwa ubushake bwacu bwo kuyishaka. Yari hari ategereje gusa ko tuzamwereka tukamenya kandi tubane n'umutima wiwe. Ubuzima bwa Dawidi ni isomo rikomeye ku mbabazi n'ineza y'Imana. Buratwigisha yuko amakosa yacu yaba manini cyangwa matoya, Imana izahora ihari kuri twebwe. Urukundo n'imbabazi by'Imana bihora bihari kuri twebwe. Ni nko kuvuga ko Imana itubwira iti ntukagire ubwoba, ndahari, garuka kuri njyewe. Iyi ni imbabazi y'akanya ka kabiri, ni ikintu twese dukenera, sibyo? Kumenya umutima w'Imana bivuga kumva ko ihora ihari kuri twebwe n'igihe tutaragerageza kuyishaka. Bivuga kandi kumva ubusabane bwacu no kubona ubushobozi no kuyiringira ukura binyuze kuri Yesu. Kandi kwiga kuri Dawidi bitwigisha uko twakwitwara ku makosa yacu mu gihe bifite akamaro kanini. Si ukuvuga ko tugomba kuba abatunganye, ahubwo ni ukugira umutima ushaka Imana cyane cyane igihe twibagiwe cyangwa tudakurikije inzira yayo. Mu ncamake, umutima w'Imana kuri twebwe wuzuye urukundo, imbabazi, icyifuzo cyo kuba hafi yacu. Kumenya ibi bishobora guhindura uburyo tubaho, uko tubona ubwacu, ukuntu ibintu dusubiza ku byiza n'ibibi by'ubuzima. Tugire amasengesho matoya. Data wa twese, wa Data w'Umwuka Wera, turagusaba twaje imbere yawe dufite imitima ishaka kugira ngo kwizera no kwiyegurira nka Dawidi, umugabo ukurikiza umutima wawe. Turagusaba kuyobora no kuduha ubwenge bwo kugenda mu nzira z'ubutabera n'ukuri nk'uko Dawidi yabikoze. Mwami, nk'uko Dawidi yari atunganye, natwe ntabwo dutunganye, kandi kenshi turatsindwa mu rugendo rwacu. Twemera amakosa yacu, intege nke zacu, kandi turagusaba kutwongerera ukwicisha bugufi n'umutima w'ubutwari bwo kwihana no kwiga ku byo twakoze. Dufashe kwibuka ukuntu Dawidi yihanganiraga nyuma y'icyaha cye, kandi utubere icyerekezo cy'ubuzima bwacu cyo gushaka imbabazi zawe ku mutima w'ukuri. Turagushima ukwizera kudashidikanya nka Dawidi kuri wowe Mwami. Mu bigeragezo duhura nabyo n'akaga, mu gihe n'igitutu n'ubwoba, bitwibutsa ukuntu Dawidi yahagurukiye Goliyati atari ku mbaraga z'intwaro, ahubwo n'ukwizera kudahinduka kuri wowe. Twigishe guhangana n'ibisonga byacu, dukize ukwizera nk'ubwo kwishingikiriza ku mbaraga n'ubwenge bwawe. Mu buzima bwacu bwa buri munsi, twige gufata umwuka w'icyubahiro no gushima nk'uko Dawidi yabikoze. Nimutume imitima yacu iririmbira amashimwe kuri wowe nk'uko Dawidi yabikoraga muri Zaburi. Tubone umunezero n'amahoro mu maso yawe. Tuyobore kandi tubane natwe kugaragaza urukundo n'icyubahiro kuri wowe binyuze mu magambo, ibikorwa n'ibitekerezo byacu buri munsi. Turanasenga kugira ngo umutima nk'uwa Dawidi ushaka Imana mu bihe byose, haba mu ntsinzi nko gutsindwa kwa Goliyati cyangwa mu bihe by'akababaro nko kurira kwa Abisalomu, duhore duhindukira kuri wowe, dushaka umugambi w'ubuyobozi bwawe. Tugira ubwenge bwo kuyobora mu butungane n'ubutabera nk'uko Dawidi yabikoze ubwo yayoboraga Isirayeli, mu miryango yacu, ku kazi no mu muryango wacu. Utwongerere kugira ngo ubuntu, ubutabera n'icyifuzo cyo gukora umugambi wawe. Byongeye Mwami, turasaba ubwoko bw'inshuti n'ubudahemuka Dawidi yagiranye na Yonatani. Duha ubushuti bufite ishingiro ryo kubahana, urukundo n'icyiyumviro cyo gukurikiza inyigisho zawe mu bikorwa byacu by'ubuhanzi n'ubushobozi bwo guhanga. Duhagararire nk'uko Dawidi yatewe ishimwe mu kwandika Zaburi. Tureke ubuhanzi bwacu bube inzira yo kugaragaza no gusangira abandi ubuntu n'ubwiza bwawe ku isi. Niba wishimiye iki kiganiro, wowe wumva izi nkuru zacu zo muri Bibiliya, ukaba wagikunze, ukore like, subscribe niba utarikoze, kandi niba warikoze Nyagasana aguhe umugisha kandi ugisangize na bagenzi bawe kugira ngo nabo babashe kumenya ubu butumwa bwiza. Nyagasana akomeze abahe umugisha. Mwakoze kubana natwe. Imana ikomeze ibane namwe iteka ryose.